amasomo n'inyigisho ku munsi mukuru wa mutagatifu Andereya. Ayo masomo niryo mwibaruwa mutagatifu Pawulo intumwandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 10 umurongo wa 9 kugera kwa 18, Zaburi ni ya 19:18 mu dukubo, naho ivanjiri ni yanditswe na mutagatifu Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 18 kugera kwa 22. Isomo ryo mwibaruwa mutagatifu Pawulo intumwandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima we bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Kuko ibyanditswe bivuga ngo umwemera wese ntazakozwa isoni. Nta tandukanyirizo rero hagati y'Umuyahudi n'Umugereki. Nyagasani ni umwe kuri bose, akungahaza abamwambaza bose. Kuko umuntu wese uzambaza izina rya Nyagasani azarokorwa. Bakwiyambaza bate rero uwo bataremera? Bakwemera bate se uwo batarumva? Bamwumva bate ntawamwamamaje? Bamwamamaza bate se niba batatu? Bamwamamaza bate niba batatu? Nkuko byanditswe ngo, mbega ngo biraba byiza ibirenge by'abogeza inkuru nziza. Nyamara siko bose bumviye inkuru nziza. Kuko rero Izayi yaravuze ati, Nyagasani, ninde wemeye inyigisho zacu? Bityo rero ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho nayo ku ijambo rya Kristo. Reka nanjye mbaze, mbese ntibumvise? Barumvise. Ahubwo ndetse ngo ijwi ryabo ryakwiriye isi yose, n'ijambo ryabo rigera ku mpera z'isi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Ijuru ryamamaza ikuzo ry'Imana, n'ikirere kikagaragaza ibyiza yakoze. Umunsi ubwira undi munsi inkuru yabyo, ijoro rikabimenyesha irindi joro. Ubutumwa bwabo bugera ku isi yose. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Nanone nta nkuru nta n'amagambo kuko ijwi ryabyo ritumvikana. Ariko ku isi hose urusobe rwabyo rurigaragaza, n'imvugo yabyo ikagera ku mpera z'isi. Ubutumwa bwabo bugera ku mpera z'isi. Alleluya, alleluya. Andereya wahamagawe bwa mbere yabwiye Simoni Petero umuvandimwe we ati, twabonye Kristo. Alleluya. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Igihe Yezu yagendaga ku nkombe y'inyanja ya Galileya, abona abavandimwe babiri, Simoni bita Petero na Andereya murumuna we, bariho barahuha inshundura mu nyanja kuko barabarobyi. Arababwira ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ako kanya basigaho inshunduro zabo baramukurikira. Yigiye imbere abona abandi bavandimwe babiri, Yakobo mwene Zebedeyi na murumuna we Yohani, bari mu bwato hamwe na se Zebedeyi. Bariho basana inshundura zabo. Nuko arabahamagara. Ako kanya basigaho ubwato na se baramukurikira. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Umucunguzi wacu utaduca kubera ibicumuro byacu, ahubwo agahora aducacura ngo aduce ku rugomo tutaramucika by'iteka ryose. Yezu Kristo nyirimpuhwe ahingutse imbere yacu uyu munsi mu bubasha bw'ijambo rye ritagatifu, ngo akomeze atuguyaguye atuganisha mu bugingo butagira ikibugimba. Uyu munsi rero Nyagasani Yezu Kristo ntatwigisha gusa akoresheje ijambo rye, ahubwo aratwereka n'uwo ryagiriye akamaro kandi akaribera umuhamya, intumwa ye Andereya mutagatifu.
mu kumutwereka kandi nyagasani Yezu cyo kugira ngo amuturatire gusa ahasigaye birangirira aho ngaho, no kugira ngo ku ruhande rumwe dukundishe ubutumwa bw'intumwa twigishirizwa muri Kiliziya Gatolika ntagatifu, ubundi kandi uko bishoboka kose natwe tumwikirize, maze ariya magambo ye avuga ngo nkurikira nzakugira umurobyi w'abantu, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu, twumve ko atureba twese, buri mukristo ku rwego rwe. Buri mukristo agomba kuba umurobyi w'abantu aho kuba umuroshyi w'abantu. Buri mukristo agomba kuberaho kuroba abantu abakura mu nyanja y'urupfu, mu nyanja y'icyaha, aho kuberaho kubarohamo akoresheje amagambo avuga cyangwa ibikorwa bye. Nyamara nk'uko tubizi nta warohamye ushobora kurohora undi. Niyo mpamvu nyagasani nyine dusaba mbere na mbere, nyagasani Yezu dusaba mbere na mbere kuri uyu munsi atwereka Andereya intumwa mutagatifu, natwe kwemera gukurikira iyo nzira, tugahaguruka tukava aho hantu turambaraye cyangwa se twarohamye, tukemera kurohorwa n'ikiganza cya nyagasani Yezu Kristo nyir'impuhwe, tugahagurutswa maze tukabaho ubwo buzima, tukabasangira rero n'abandi, twamamaza uwatugiriye impuhwe. Nkuko hari aho intumwa Petero bitubwira ati nimwamamaze ibikorwa by'uwabakuye mu mwijima akabashyira mu rugingo, mu rumuri rw'ubugingo. Bityo nyine nyuma yo kugirirwa iyo neza, natwe tukabasha kuvuga tutigiza nkana cyangwa se nta soni biduteye, nta pfunwe se, ko nyagasani Yezu Kristo ari umutegetsi, ko yazutse mu bapfuye, ko afite ububasha afite intsinzi ku cyaha, afite intsinzi ku rupfu, kandi akaba ari we wenyine ugifite. Kuko muri twebwe twese nta muntu wabuze undi gukora icyaha, kabone naho yamuboha ntabwo azaboha umutima we. Kandi nk'uko Yezu yabitwigishije muri Mariko 7, mu mutima niho hose, niho haturuka ibyo byose bibi. Nyagasani Yezu Kristo arondora muri Mariko 7, ibyo byose bituruka mu mitima yacu maze bikadutera gukora amahano. Nta muntu wabaho umutima wundi ngo awubuze kurehareha ugana ingeso mbi, ariko Yezu Kristo we kubera ububasha bwa Roho we Mutagatifu udafite ikimwihishe mu buzima bwacu arabishoboye. Nyagasani Yezu ahavuga ati kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi, ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Nta muntu wabaho umutima wa muntu ngo utandukanye na kimwe muri biriya, ariko Yezu Kristo afite imbaraga zibohora ahubwo kuri ibyo byose, cyangwa se zirohora. Mu mvugo y'uyu munsi Yezu Kristo ahamagara bariya barobyi b'amafi akababwira ati kuva ubu muzaba abarobyi b'abantu. Yezu Kristo rero niba dukuye muri uwo mwijima dushobora kwihandagaza tukavuga ko ari urumuri, kubera ko tumurikiye, ko ari umubohozi, kubera ko yatubohoye, ko ari nyagasani, kubera ko atugenga, ko ari umutegetsi, kubera ko adutegeka, akaba tuyoboye mu nzira y'urukundo, ibyishimo n'amahoro. Ubwo butumwa rero
nyagasani Yezu Kristo araduhamagarira kwemera kubwakira, kandi tukabwakira tubwakiriye, tutigeza nkana cyangwa se tudashaka gukina. Ntabwo iyobokamana ari ikinamico, ntabwo iyoboka Kristo ari ikinamico, nta nubwo ari imihango abantu bashobora gukora itagize aho ihuriye n'ubuzima bwabo. Guhimbaza Yezu Kristo ni uguhimbaza ubuzima bwacu nyirizina dufite muri we, n'ubwacu buri muri we. Nyagasani Yezu rero atwereka Andereya intumwa, aduhamagarira kwakira ubutumwa bwe buturohora, tukabaho, tukagira ubuzima, bityo natwe tugafata inzira tukabohora abandi dutangaza izina rye. Kuko rero birakenewe, kubera ko mu isomo rya mbere Nyagasani Yezu akoresheje Pawulo intumwa atubwira ati, bakwiyambaza bate rero uwo bataremera? Bamwemera bate niba bataramwumva? Bakwemera bate se uwo batarumva? Bamwumva bate nta wamwamamaje? Bityo akarangiza umwanzuro avuga ati, bityo rero ukwemera gushingira ku nyigisho, inyigisho nayo ku ijambo rya Kristo. Nta muntu n'umwe uhinduka atigishijwe, ntawe urohamuka atarohowe. Mu yandi magambo, iyo umuntu yarohamye aba yarohamye. Niba ntawe umurohoye arapfa byanze bikunze, we nta mbaraga bagifite zo kwirohora. Niyo mpamvu nyine kwigishwa inyigisho burya aba ari imbaraga za Yezu Kristo, uhereza umuntu akaboko arimo mukura mu cyobo cyangwa se amukura mu nyanja. Iyo nyigisho ipfa kuba ishingiye ku ijambo rya Kristo. Mu yandi magambo, ari Kristo bwe urimo kuvugwa muri iyo nyigisho. Dushobora kwigisha ibindi bintu byiza, harimo amagambo meza, uko twayavuga kose, niba tutavuzemo Yezu Kristo ubusa ntacyo turimo gukora. Izina ritanga ubuzima, Yezu Kristo, nta rindi. Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugera ku wa 12, kandi Pawulo intumwa akabisubiramo none. N'izina rya Yezu nyine agira ati, niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani, kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Wemera ko Imana yamuzuye mu mutima wawe, ubundi ku rurimi rwawe ukamamaza ko ari Nyagasani, ari we mutegetsi, ari we mugenga w'ubugingo bwawe, uzarokorwa. Hari abantu rero benshi bafite ibindi bigisha aho kwigisha Nyagasani Yesu, aho gutangaza Yezu Kristo wapfuye akazuka, we mukiza rukumbi. Cyangwa se bakicara bacira urubanza abandi. Biroroshye kuvuga ko abantu bayobye iyo atari wowe ubayoboye. Biroroshye kuvuga ko abantu bayobye iyo atari wowe ubayoboye. Ayo magambo abantu birwa basebya Kiliziya Gatolika bajye bayumva neza. Abantu bashingira inyigisho zabo ku gusebya inyigisho za Kiliziya Gatolika gusa, Nyagasani Yezu abababarire, ntabwo bazi icyo bakora. Ibyo ari byose rero, umuntu uri muri Kiliziya Gatolika uyu munsi, amagambo ya Pawulo intumwa araguhumuriza.
niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Muri Kiliziya Gatolika niho dusuhuzanya tuvuga tuti Yezu akuzwe. Muri Kiliziya Gatolika niho padiri umusaseredoti asuhuza abakristo agira ati nyagasani Yezu nabane namwe. Muri Kiliziya Gatolika niho mu misa babwira abakristo bati mugira amahoro ya Kristo, bagasuhuzanya bati mugira amahoro ya Kristo. Niho bahurira hamwe bose bakishushanya umusaraba, bakishushanyaho umusaraba bagira bati ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Muri Kiliziya Gatolika niho bashyira Yezu hejuru uri mu mugati bati dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Niko ye umuntu urimo kukubwira ko wayobye uri aho hantu nawe ukamwemerera, ubwo uri mu biki? Ese ntabwo Yezu ahamamazwa? Ntabwo Yezu bamukwereka? Ibindi byose rero bazakubwira basebya Kiliziya, ibyo bavuga byose ujye ubabwira uti ibyo ngibyo byose ntabwo ari byo nshingiyeho ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye ni Yezu Kristo wapfuye akazuka, kandi muri Kiliziya Gatolika arahari. Nzi neza ko nahahuriye nawe kandi tutazahwema kuhahurira. Umukristo wahuriye na Yezu muri Kiliziya Gatolika ntiyahava. Ibyo ngibyo byo ni ukuri. Niyo mpamvu tugomba gukora ubutumwa kugira ngo umuntu wese ukiri muri Kiliziya Gatolika ahure na Yezu Kristo wapfuye akazuka, ahindura ubuzima bwe, uruhanga rwe rubengerana ikuzo rya Yezu Kristo muzima, Yezu Kristo urukundo, Yezu Kristo mahoro, Yezu Kristo byishimo. Maze abo ngabo bose babereyeho gusebya Kiliziya bazamwazwe n'ubuzima bwacu bubengerana ikuzo rya Kristo. Ibyo rero kugira ngo bishoboke bisaba ko umuntu wese wemera gukora ubwo butumwa akurikira Yezu Kristo adakina, nk'uko Andereya n'abagenzi be babigenje, basigaho byose baramukurikira. Ese muvandimwe uvuga ko wamamaza Yezu Kristo, koko wasize byose? Nta bintu bikuziritse, nta bantu bakuziritse? Hari inyigisho Karidinali Marura Nyakwigendera yigeze gutanga avuga ati abogezabutumwa bo muri ibi bihe ntabwo bakingiye ibishuko bibajyana ku busambanyi, ntabwo bakingiye ibishuko bibajyana mu byerekeranye na politiki, ntabwo bakingiye ibishuko byo gukunda amafaranga. Ati kandi niba bafashwe na kimwe muri ibyo ntabwo baba bagishoboye gukora ubutumwa bwabo. Yezu Kristo ni umukiza, ni nyagasani. Umuntu agomba kumureba akamubona mu byose, aho gushaka kwamamaza ibitekerezo bye bwite yibwira ko arimo kurwanira ishyaka Yezu Kristo. Nyagasani Yezu Kristo ubwo arahagije, byonyine mumenyesha abandi azakora byose, ntacyo akeneye kongerwaho. Niba wamamarisha umuntu wawe ko Kristo ari nyagasani kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Nuko rero umuntu yemera n'umutima we bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Hahirwa abo ngabo iminwa yabo yamamaza ko Yezu Kristo ari nyagasani, kandi uwo Yezu Kristo akaba ari wubahwa akanyamuneza k'imbere mu mutima wabo. Abo ngabo byanze bikunze bazera imbuto, bazahindura abandi benshi, bazafasha Kiliziya Gatolika kubengerana ikuzo rya Yezu Kristo nibura mubo bazahura bose.
Yezu Kristo rero na kuri uyu munsi wa mutagatifu Andereya no kubw'amasengesho ye nahe Kiliziya Gatolika abandi ba Andereya, abandi bashobora kumwamamaza bishimiye ko ari we buzima bwabo bwonyine, bataryarya batabeshya, maze bakaba kandi biteguye no kuba batanga ubuzima bwabo nta kibatangiriye, kubera ko baburekuriye Yezu Kristo wenyine umutegetsi n'umukiza. Ngwino roho wa Yezu, ngwino kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, ngwino mu izina rya Yezu Kristo, ngwino uhe Kiliziya Gatolika imbaraga nshyashya, ngwino uyihe intumwa nshyashya zo kwamamaza izina rya Yezu Kristo no guhindura isi nshya. Ngwino roho wa Yezu, umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, uturengere uturwaneho mu izina rya Yezu. Singizwa Yezu Kristo adupfiriye ukazuka.